Let's all kneel at this time. Mureke uyu mwanya dupfukame maze dusenge Imana. Father in heaven, Data uri mu ijuru, duhuriye imbere y'ubwiza bwawe uyu mwanya ngo tugushime kubw'imigisha yawe myinshi no kuba warabanye natwe kugeza na bugingo n'ubu, tukaba tugeze muri uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe no kureba ibiri kuba mu isi ubwo birimo birasohora, bisohoza ubuhanuzi bwa Bibiliya. Uduhe kwihana no guhindukira nk'uko bisezeraniye ubwoko bwawe. Utubabarire ibyaha byacu kandi uduhe umugisha wawe uyu munsi, ndetse tugushimiye kubw'insinzi yawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. I want to begin this lesson Ndagira ngo dutangirire kino cyigisho tureba ku buhanuzi bwasohoye kugira ngo tuzanashobore kubikoresha igihe tuzaba tugiye kubwiriza abandi ubutumwa. Kandi muzajya muhura n'abantu ubwo muzaba muri kubwiriza ubutumwa, maze bababwire yuko Bibiliya atari igitabo cyahumetswe, bakaba batabyizera. Rero iyo uri kuvugana n'abantu batizera yuko Bibiliya ari igitabo cyahumetswe, ni iki cyatuma bizera ko icyo gitabo cyahumetswe? Ni ukubereka ko ibiri kuba mu isi biri gusohoza ubuhanuzi bwari bwaravuzwe muri iki gitabo. Kandi uko niko uzabahamiriza neza ko Bibiliya ari igitabo cyahumetswe kandi Bibiliya ikaba ariyo kwizerwa. Reka tujye muri Yesaya igice cya 46. Mbabwiye ko tugiye muri Yesaya mu gice cya kangahe? Yesaya igice cya 46 turahera ku murongo wa 9 tugeze ku wa 10. Yesaya igice cya 46 tugiye kubona uko Bibiliya ariyo kwizerwa. Tugiye kubona uko Bibiliya yahumetswe. Kandi ubwo uhura n'abantu ugomba kubamenyesha yuko uri umuhamya w'ukuri ko Bibiliya mu by'ukuri ari igitabo cyahumetswe n'Imana. Nababwiye ko tugiye gutangirira hehe? Tugiye muri Yesaya igice cya 46. And we're going to begin in verse 9. Turahera ku murongo wa 9 dusome n'uwa 10. The Bible says, remember, Bibiliya iravuga ngo mwibuke ibyabanje kubaho kera, kuko ari jye Imana nta yindi ibaho. I am God and there is none like me. Ni jye Imana nta yindi duhwanye. Murongo wa 10 uravuga ngo mpera hehe? Mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa. So how do we know? None ni gute tumenya ko Bibiliya yahumetswe? Ni igihe biri kuba mu isi biba birimo birasohoza ibyahanuwe. Mu yandi magambo, amateka n'ibiri kubaho biba bisohoza neza ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ibyo mu byandike. Amateka n'ibiri kuba mu isi Fulfilling what did I say? Mbabwiye ko biba biri gusohoza iki? Biba biri gusohoza ubuhanuzi bwa Bibiliya. And that's how we know the Bible. Uko niko tumenya ko Bibiliya ari igitabo cyahumetswe. Let's take a look at a few more scriptures. Tugiye kureba amasomo makeya aduhamiriza ibyo ngibyo ubwo tugiye kwita kuri rihame shingiro. Reka tujye muri Yohana igice cya 13. Muri Yohana igice cya 13. And let's take a look at verse 19. Turasoma ku murongo wa 19. Yohana 13 umurongo wa 19. Nubasha kuzirikana aya masomo kandi I believe it's going to be helpful. Ndatekereza ntashidikanya ko bizakugirira akamaro. Yohana 13 umurongo wa 19 haranditse ngo dore mbibabwiye bitaraba kugira ngo ubwo bizaba bibaye muzizere ko ndi we. Ubwo rero ibyagombaga kubaho cyangwa ibigomba kubaho biba ari ibisohoza ubuhanuzi kugira ngo bitume twizera yuko Bibiliya ari igitabo cyahumetswe. Reka turebe irindi somo. Yohana igice cya 14 umurongo wa 29. Iri ni isomo dukoresha cyane. Yohana 14 umurongo wa 29. Bibiliya iravuga ngo dore ibi mbibabwiye bitaraba kugira ngo ubwo bizaba bibaye muzizere. Tujye no muri Matayo igice cya 11. Matayo igice cya 11 turahera ku murongo wa 2. Hano habavugwa ibya Yohana Umubatiza. Matayo igice cya 11 turahasanga amateka ya Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza yashyizwe mu nzu y'imbohe, nuko atangira gushidikanya niba Yesu yaba ari Mesiya, kuko Yesu atari yaraje ngo amukure mu nzu y'imbohe.
Verse number 2. ku murongo wa kabiri w'icyo gice Yohana umubatiza yohereje abigishwa be kuri Yesu Kristo. Noneho ku murongo wa gatatu babaza Yesu Kristo ibyo Yohana umubatiza yari yababwiye bati, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Yatangiye kugira urujijo. Look what Christ responded. None muri icyo Yesu Kristo yasubije abo bigishwa be ngo bajye kubwira Yohana umubatiza ku murongo wa 4. Haranditse ngo Yesu arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Now, as I said before, I'm going to ask you again. None nk'uko nabivuze mbere ndongera mbaza, ni ikihe gisubizo mu nshamake Yohana umubatiza yasubijwe? Kuko Yohana yabajije Yesu Kristo ati, mbese mu by'ukuri ni wowe wa wundi wahanuwe cyangwa dutegereze undi Mesiya? Mu yandi magambo arabaza ati, dukwiye kukwizera, ni wowe Mesiya wasezeranijwe? Kristo yashoboraga gusubiza ati, yego rwose ni njye Mesiya. Mbese icyo si igisubizo kigufi kandi cyari kuba ari ukuri. But what did Christ say? Ariko Kristo yavuze ngo iki? Yaravuze ati, mugende mubwire Yohana umubatiza muti, impumyi zirahumuka, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, ibirema biragenda, n'abapfuye barazurwa. Ni icyo gisubizo Yesu Kristo yatanze. Mbese ubwo n'icyo yari arimo arigisha Yohana umubatiza, yari ari kumwereka ko biri kubaho icyo gihe ari amakuru asohoza ubuhanuzi bwa Bibiliya. Go to Isaiah 35. Tujye no muri Yesaya igice cya 35. Mbabwiye ko tugiye muri Yesaya Chapter 35. mu gice cya 35. Look what this says. Reka turebe icyo bavuga. Yesaya igice cya 35 turareba ku murongo wa 5 n'uwa 6. Christ could have simply said, I am he. Kristo yashoboraga gusubiza Yohana umubatiza igisubizo cyoroheje ati, ni njye Mesiya. Ariko yashatse ko kwizera kwa Yohana umubatiza kwakomera cyane binyuze no ku makuru y'ibyari biri kubaho icyo gihe bisoza ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tubwirwa mu gitabo cyitwa Gospel Workers cyangwa se abakozi b'ababwirizabutumwa bwiza kuri paji ya 300 ahanditse ngo, nk'abantu duhamagarwa buri wese ku giti cye To be students of prophecies. kugira ngo tube abanyeshuri b'ubuhanuzi. Ayo magambo mushobora kuza kujya kuyisomera. Look in your Bibles with me. Noneho tujye muri Bibiliya ubwo turi kureba uko biri kuba mu isi bisoza ubuhanuzi bwa Bibiliya. Tugiye mu Byahishuwe igice cya 6. Tugiye gusoma amagambo yanditswe aho ngaho. Ibi byose tumaze kwiga tugiye kubireba mu ngingo imwe. The Bible is inspired. Kandi turabona uko Bibiliya ari igitabo cyahumetswe. Igihe uri kwigisha abantu ubutumwa bwiza unaberekeza kuri Yesu Kristo, ugomba no kubigisha ubuhanuzi. Aho niho Yesu Kristo yatangiriye ubwo yavugaga ati, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri bugufi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Revelation chapter 6. Tujye mu Byahishuwe igice cya 6. Aya ni amasomo tugomba kumenya cyane, ndetse ndifuza yuko tuyasobanukirwa neza kuko akubiyemo ubutumwa bw'ingenzi. Revelation 6. Ibyahishuwe igice cya 6 kuva ku murongo wa 12 kugeza kwa 17. Ubwo nzi ko muyazi ndagenda mbarangira. Ku murongo wa 12 havuga iby'igishyitsi cyinshi ari wo mutingito ukomeye cyane wagombaga kubaho. Mbese bimuze igihe byasohoreye, none bamwe muri mwe by'umwihariko mwicaye inyuma cyane mushobora kutabona hano neza. Niyo mpamvu ko ndi kuvuga birasaba ko mukurikirana mwitonze. Amen. Just imagine when we get to heaven. Nimwibaze uko bizaba bimeze turi mu ijuru. Umwuka w'ubuhanuzi utubwira yuko ubwo tuzaba twicaye ku meza yo kwakirirwaho azaba ari ameza maremare cyane rwose, kandi afite intebe nziza cyane ku mpande zombi, ariko ari maremare cyane. Nyamara ngo tuzaba tubasha kubona neza uri hirya cyane ahahera nk'uko twamubona kandi tukamwumva twegeranye. Do you want to get there? Urifuza kuzabayo? Tugaruke hano. Muri kino gice havuga iby'uyu mutingito ukomeye, hakanavuga ikindi kimenyetso ku izuba ryari kwirabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya. Mu nshamake izuba ryagombaga kwijima burundu. All right. Then it says the moon. Hatangwa n'ikindi kimenyetso kandi yuko ukwezi kwagombaga guhinduka nk'amaraso. Ibi tugiye kubira mu buryo burambuye. Then it says the stars. Hanavugwa kandi ikindi kimenyetso yuko inyenyeri zari kugwa zivuye mu ijuru. None ni mu amatariki yo gusohora kw'ibi ngibi. Uyu mutingito ukomeye wasohoye ryari? Wabayeho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 mu 1755. Izuba ryijimye ryari? Umunsi izuba ryijimye cyane ni uwuhe? May 19.
ni ku itariki 19 z'ukwa gatanu mu 1780. Ukwezi kwahindutse nk'amaraso ryari, nabwo ni kuri 19 z'ukwa gatanu mu 1780. Stars fell, what date? Inyenyeri zaguye ryari, ni ku itariki 13 z'ukwa 11 mu 1833. So what is the next event? Ni iki rero cyagombaga gukurikira ibi ngibi? Iki ni cyo ugomba kwereka abo wigisha Bibiliya. Uyu mutingito ukomeye cyane wabayeho ku itariki ya 1 z'ukwa 11 mu 1755, kandi BBC iherutse gutangaza ngo uyu ni umutingito cyangwa ni igishyitsi cyahinduye amateka y'isi. Mu ntambara ikomeye haranditse ngo mu rwego rwo gusohora kuba ubuhanuzi mu mwaka w'1755 habayeho umutingito w'isi ukomeye bikabije utari warigeze ubaho na rimwe. Nubwo uwo mutingito uzwi nk'umutingito w'i Lisbonne wageze ku gice kinini cy'umugabane w'Uburayi, Afurika ndetse na Amerika. Arakomeza ngo wumvikanye kandi Greenland mu burengerazuba bw'Ubuhinde, ku kirwa cya Madeira, muri Norvege, muri Suwedi, mu Bwongereza no muri Irlande. Arakomeza ngo uwo mutingito wakwiriye ahantu hafite ubuso buruta kilometero kare miliyoni 10 cyangwa mile kare ziruta miliyoni 4. Rero ni na ngombwa kwereka abantu aya mateka asohoza ubuhanuzi bwa Bibiliya. Uyu ni wo mutingito wa mbere ukomeye wabayeho mu mateka yose y'isi, kandi wageze kuri buri mugabane wose w'isi. Hano umuhanuzi w'Imana arakomeza ngo muri Afurika uwo mutingito wabaye mwinshi cyane nko mu Burayi. Umugabane munini w'umujyi wa Alger muri Algeria warasenyutse, kandi umudugudu muto uri hafi cyane ya Maroc wari utuwe n'abantu bari hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10 wararigisura zimangatana burundu. Umuraba ukomeye warengeye inkengero za Espanye na Afurika, maze urengera imijyi bityo wangiza byinshi cyane. Arakomeza ngo abantu 60,000 bapfuye mu minota 6 gusa. Nimutekereze ibigiye kubaho mu gihe kiri imbere. Hano umuhanuzi w'Imana arakomeza ngo ubwoba bwinshi bwari bwishe abantu mu buryo burenze urugero. Nta muntu wari ukirimo kurira kuko byari birenze kurira. Bakubitaga hirya no hino barira bataka bati isi irarangiye, isi irarangiye. Noneho kandi abo wigisha uzabereke yuko izuba ryijimye cyane ku itariki 19 z'ukwa gatanu 1780, kandi uwo munsi mu mateka y'isi wese witwa Dark Day, bisobanuye ngo umunsi w'umwijima kugeza na bugingo n'ubu. Byasubiye mu 1780 n'amateka y'isi arabihamya. Uzanabereke kandi yuko inyenyeri zavuye mu ijuru zikagwa ku itariki 13 z'ukwa 11 mu 1833. Niko amateka y'isi abihamya, ni nako Bibiliya ivuga, kandi ni nako byanditswe mu mwuka w'ubuhanuzi mu gitabo Intambara Ikomeye. Hari amagambo yanditswe neza ari mu nzu y'ibitabo y'inteko nshingamategeko ya Amerika agaragaza uko ibingibi byasohoye. Revelation chapter 6. Turi mu Byahishuwe igice cya 6 ku murongo wa 12 kugeza kwa 17. Tugiye kureba icyagombaga gukurikira ibi. Mbese ni iki kindi cyagombaga kubaho nyuma ya kino kimenyetso cya kane cyo kugwa kw'inyenyeri? Nimumbwire. Musome mu Byahishuwe igice cya 6 kuva ku murongo wa 14 kugeza kwa 17, maze mumbwire ikigomba gukurikira ibi ngibi. Ni ukugaruka kwa Yesu Kristo. But we know that Christ has not yet returned. Ariko tuzi neza yuko Yesu Kristo atari yagaruka, aribyo bigomba gutuma twibaza ngo ni ibihe bikorwa bindi byagombaga kubaho uhereye kuri kino kimenyetso cya kane cyari cyaratanzwe. Ibyo nibyo tugiye kwibandaho uyu mwanya. Dufate Bibiliya zacu tujye muri Luka igice cya mbere, kandi ndaza kugaruka hano. Ariko tubanze tujye muri Luka igice cya mbere. Hari icyo nifuza kubereka, kuko muri Luka igice cya mbere tuhabona bino bimenyetso byose tumaze kubona. Muri Luka igice cya mbere turera ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 4. Bakundwa, reka mbabwire iki ngiki. Ndibuka bwa mbere ubwo ibi bintu byageraga mu bwenge bwanjye, maze numva ndakangutse cyane. Nuko ubwo ababanje hano batangiraga kuvuga, navuze nti ibi ngomba kubyigishaho. Nuko ntangira gukomeza kubyigaho nitonze kandi nsenga, nsaba Imana ubwenge n'ubuyobozi bwayo bwo gutuma ukuri kwayo kumvikana mu buryo bworoheje kandi busobanutse neza. Niyo mpamvu rero nifuza yuko mwahuguka tugafatanya kwigira hamwe aya magambo. Murebe muri Luka igice cya mbere uhereye ku murongo wa 2. Haranditse ngo nk'uko twabibwiwe n'abahereye mbere bagitangira babyibonera ubwabo, kandi bakaba ari abigisha b'ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 3 haravuga ngo nuko nanjye maze gukurikiranya byose neza, nabonye ko ari byiza kubikwandikira uko bikurikirana, wowe Teofilo mwiza rwose. Rero Luka avuze yuko yanditse ibyerekeranye n'umurimo Kristo yakoze mu isi mu buryo bumeze bute?
avuze ko yabyanditse mu buryo bumeze bute. Yabyanditse mu buryo bukurikirana. Mbese bigenda bite ufite flash cyangwa CD iriho ibintu bitandukanye? Iyo hari amavideo cyangwa audio menshi kandi ushaka ko yumvikana muri televiziyo cyangwa muri radio, mu buryo wahisemo ubikora mu buryo bw'intwo nguki. Umwe aravuze ati urukurikirane, ikindi uruhererekane. Mbese ntabwo mubizi? Ntabwo ikibazo nabajije mu cyumva. Uyashyira ku rutonde rw'uko biri bukurikirana uko ushaka. None ngo Luka yanditse kino gitabo gute? Luka tubwiye yuko byanditswe gute? Iyi nteruro ntimuze kuyibagirwa. Luka yanditse muri kino gitabo ibyagombaga kubaho mu buryo bumeze bute? Mu buryo bukurikirana ku murongo. Why did Luke write the events in order? Mbese no kubera iki Luka yanditse ibyagombaga kubaho mu buryo bukurikirana ku murongo? No kubera iki? Ku murongo wa 4 haravuga ngo kugira ngo umenye ko ibyo wigishijwe ari ibyo kuri kudakuka. So why are events put in order? None no kubera iki ibi bintu byashyizwe ku murongo? No kugira ngo tumenye ko ari ibyo kuri kudakuka. Luke wrote events in order. Rero Luka yabyanditse ku murongo kugira ngo atubwire yuko ari ibyo kuri kudakuka. And that's how we know the Bible is inspired. Iki nicyo kitubwira yuko Bibiliya ari igitabo cyahumetswe. Ibi bintu byose bigomba gukurikirana ku murongo. Hagati aho, kuri gahunda cyangwa ku murongo bisobanuye iki? Mufate Bibiliya zanyu maze tujye mu byakozwe n'intumwa igice cya 11. Tugiye kureba ku murongo wa 4. Acts chapter 11, and everybody take a look at verse number 4. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 11 ku murongo wa 4 turebe iki handitse. Luka ari cyo yavuze, ariko reka turebe na hano ko handitse. Haranditse ngo Petero aterura amagambo abibasobanurira uko bikurikirana. So order means, ubwo rero rino jambo uko bikurikirana bisobanuye guhera ku itangiriro ukageza ku iherezo. Order. Uko bikurikirana birasobanuye ngo from beginning to the end. No guhera ku itangiriro ukageza ku iherezo. Iki nicyo bisobanuye kuvuga ibintu uko bikurikirana. No guhera ku itangiriro ry'igikorwa ukageza ku iherezo ryacyo. Let's go to the book of Job. Reka tujye mu gitabo cya Yobu. Tugiye kureba muri Yobu mu gice cya 10. Why in order? Mbese no kwera iki byavuzwe uko bikurikirana? Ni icyo ugomba kwigisha abubwiriza ijambo ry'Imana. Ugomba kubereka uburyo ari ingenzi cyane kwiga ubuhanuzi bwa Bibiliya hamwe n'ibibaho mu buryo bukurikirana. Nta kibaho mu buryo bw'impanuka cyangwa ngo gisohore Imana itari ikizi. Nta kibeshaho ubwacyo. Mbese se bitandukanye n'ihindagurika ryo rivuga ko ibintu byose bibaho nta mpamvu. Nyamara uko Imana ivuze ibintu byose biri kubaho biba biri gukurikirana kuri gahunda. Job chapter 10. Muri Yobu igice cya 10 mureke Bibiliya ivuga ku murongo wa 22 why order is important. Ndetse n'uburyo gahunda cyangwa uko bikurikirana ari ingenzi cyane. Yobu igice cya 10 mu murongo wa 22 haravuga ngo igihugu kiri mu mwijima w'icuraburindi, iki gicucu cy'urupfu kitarimo gahunda, aho umucyo umeze nk'igicuku. So where there's no order, what happens? There's what? Ubwo rero ahatari gahunda y'uko ibintu bikurikirana haba hari iki cyangwa se hahinduka iki? Hahinduka umwijima, bene data n'abashiki banjye. Ubwo rero ahatari uko ibintu bikurikirana hahinduka umwijima w'icuraburindi. Ibi ngibi ngiye kubivuga mu buryo bwumvikana neza. Ahatari gahunda y'uko ibintu bikurikirana, Bibiliya iravuze ngo aho ngaho haba hari iki? Haba hari umwijima. Ndetse ngo n'ahari umucyo uhinduka nk'umwijima. Bivuze ko umucyo ushobora kuba wari uhari ariko ugahinduka umwijima. Ubwo rero nk'umubwiriza ushobora kuba wigisha ubuhanuzi bwa Bibiliya, ariko kuko werekana ibintu utabwira abantu uko bikurikirana, cyangwa se usa n'udasobanukiwe ibyo uri kuvuga ukabishidikanyaho kandi Bibiliya bitubuza, ugateraganwa hirya no hino, hari igihe umucyo kubumva ubahindukira umwijima. Ino niyo mpamvu Luka yatubwiye ngo yanditse amagambo ya kino gitabo mu buryo bukurikirana ku murongo. Ubwo rero tujye muri Luka mu gice cya 21. Reka turebe ko ibikorwa yanditse byagombaga gukurikirana ku murongo. Tugiye muri Luka mu gice cya 21. Mukomeze kuzirikana yuko yatubwiye kuko yabyanditse ari uko bikurikirana ku murongo. Bivuze ko ushobora kubibwira abayobozi b'inteko nshingamategeko, imbere y'abasenateri, imbere y'urukiko ukabivuga, kandi ukaba ubihagazeho 100%, kuko tubwiwe neza ko ariko bigomba gukurikirana. Tugiye muri Luka mu gice cya 21. Reka turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Turareba ku murongo wa 25. Luka igice cya 21 ku murongo wa 25. Ino ntumwa Luka yanditse ibikorwa by'ubuhanuzi
uko bigomba gukurikirana. Reka rero turebe gahunda yanditswe na Luka y'uko ibintu bigomba gukurikirana, kuko yatubwiye yuko kwari ukugira ngo tube dufite ukuri kudakuka. Nuhera ku murongo wa 11 urahabona iby'umutingito. Ubwo ni ikihe kimenyetso cya mbere cy'imperuka tuhabona? Ni umutingito cyangwa igishyitsi. Noneho nanone muri Luka igice cya 21 reka turebe ku murongo wa 25. Aha havuga ibindi bimenyetso bitatu. Haranditse ngo hazabaho ibimenyetso ku zuba no ku kwezi hamwe n'ikimenyetso ku nyenyeri. Ibi tugiye kongera kubyandika tubishyiraho n'amatariki kuko nibyo twahereyeho dusoma. Ikimenyetso ku zuba cyasohoye ryari? Mwe mutegura kubimbwira. Ikimenyetso ku zuba cyasohoye ryari? Cyasohoye mu cya 780. The sun and the moon, what year? Ikimenyetso ku kwezi cyo cyasohoye ryari? Nacyo cyasohoye mu cya 780. Ikimenyetso ku nyenyeri cyasohoye ryari? Ni mu cya 833. Niba ushaka kumenya amakuru yuzuye kuri ibi, wiga igice cya 17 mu gitabo Intambara Ikomeye kivuga ngo integuza za mu gitondo. Ibi ni nabyo umuhishuzi Yohana yari yavuze, atubwira yuko bizakurikirwa no kugaruka kwa Yesu Kristo. Muribuka yuko ariko twasomye mu byahishuwe igice cya 6, wa mutingito wabayeho mu cya 755, izuba ryijima mu cya 780, ukwezi nako guhinduka nk'amaraso mu cya 780, maze inyenyeri zigwa mu cya 833. Yohana yise avuga ku murongo wa 14 ati ibyo bizakurikirwa no kugaruka kwa Yesu Kristo. Ariko kugaruka kwa Yesu ntabwo kurabaho. Kandi Luka nawe yanditse ibimenyetso bisa n'ibya Yohana umuhishuzi, ndetse yatubwiye ko yabyanditse kuri gahunda. Agiye kubitubwira rero ibigomba kubaho mbere yo kugaruka kwa Yesu. Murebe ku murongo wa 25 muri Luka 21 haranditse ngo kandi no mu isi amahanga azababara. Icyo kimenyetso kindi mu cyandike. Ubwo icyagombaga gukurikira bino bimenyetso bine bibanza ni ikihe? Nuko amahanga cyangwa ibihugu byagombaga kubabara. Ukurushaho kumva bino niko birushaho guhama mu bwenge bwawe, ni nako uzarushaho kubimenyesha abandi mu buryo busobanutse. Ubwo rero amahanga yagombaga kubabara. So tell me now. None nimumbwire, mbese nyuma y'umwaka w'icya 833 ni ibihe bikorwa bikomeye cyane byabayeho bikababaza cyane amahanga mu isi, kandi isi yose ikababara ndetse igahangayika cyane nyuma y'umwaka w'icya 833? Nimumbwire, ni intambara ya mbere y'isi. Ibyo nabyo ni mu byandike. World War I. Intambara ya mbere y'isi yahise ibaho ndetse ibabaza amahanga cyane. Ino ntambara yabayeho ryari? Yatangiye mu cya 914. Nyuma y'aho ikindi cyababaje amahanga ni iki? Ni ukugwa gukomeye k'ubukungu bw'isi, kandi niko kubi kwabayeho mu mateka yose y'isi kugeza na bugingo n'ubu. Give me a year for the Great Depression. Nimumbwire uyu mwaka kugwa gukomeye k'ubukungu kwahise kuberamo. Hari ryari? Mu 1929. Because Luke says, kuko Luka yatubwiye ngo ibi yabitwandikiye mu buryo bukurikirana. Mbese nyuma ya kuno kugwa gukomeye k'ubukungu ni ikihe kindi gikorwa cyahise kibaho gikomeye cyane cyatumye amahanga yose ababara agahangayika? World War II. Hahise habaho intambara ya kabiri y'isi. Mbese bakundwa, murabona uko Bibiliya yisobanura? Niyo mpamvu tugomba kwigisha abantu ubuhanuzi bwa Bibiliya tugendeye ku mateka n'ibiri kuba mu isi. Intambara ya kabiri y'isi yabayeho ryari? Reka dushyireho itariki yarangiriye. 1945. Yarangiye mu cya 945. Ni iki rero cyakurikiye ibi ngibi? Ikindi gikorwa gikomeye cyane cyabayeho kikababaza amahanga yose icyarimwe. Habayeho intambara ya Vietnam nibyo, n'intambara ya Korea, ariko hari indi ntambara yashegeshe isi. Iyo yitwa intambara y'ubutita. Nimumbwire uyu mwaka iyi ntambara yarangiriye. Yatangiye mu cya 947 kugeza mu cya 989. Impamvu ikizeho uyu mwaka nuko aribwo Perezida Ronald Reagan hamwe n'uwemu Papa John Paul II na Papa Paul wa kabiri bakoze amasezerano bise ngo Holy Alliance, cyangwa se amasezerano yera, ariko ni amasezerano ahumanye. Ayo yari amasezerano yo gusenya ubumwe bw'Abasoviyete, kandi bayakoze mu cya 989. Nyuma yaho gato Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zarasenyutse, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihinduka igihugu cya mbere cy'igihangange mu isi kidafite uwo gihanganye nawe ukomeye cyane. Rero muri ino ntambara y'ubutita amahanga yose yarababaye cyane. Mbese birasobanutse? Mukomeze murebe ku murongo wa 25 muri Luka igice cya 21. Kuri uwo murongo wa 25 tugiye kureba ikindi gikorwa kihanditse, kuko Luka yatubwiye yuko ibi byanditswe uko bikurikirana. Turacyari muri Luka igice cya 21 ku murongo wa 25. Ni ikihe kimenyetso cya nyuma dusoma kuri uyu murongo? Ahasoza kuri uwo murongo haranditse ngo
inyanja n'umuraba byagombaga guhorera. Notice the sea. Ubwo rero twite kuri iryo jambo yuko inyanja n'umuraba byagombaga guhorera. Now tell me something. None nimumbwire, Is this happening in one ibi ni ibigomba kuba mu gihugu kimwe cyangwa mu bihugu byose? Ni mu bihugu byose. Ubwo rero niba tubyumva neza, nyuma yo gusohora kwa bino bikorwa, twagombaga kwitega guhorera kw'inyanja n'umuraba. Uyu mutingito twabonye yuko wabaye mu cya 755. Turamanuka mu cya 780 kugeza mu 1833 no mu 1914, 1929, 1945 kugeza mu cya 1989. Ikibazo rero ni ryari twatangiye kubona ibihugu byose byo mu isi bivuga ku bijyanye n'inyanja, kandi ino nyanja igomba kuba ari ibigaragara. Nubwo mu buhanuzi ino nyanja yongera gushushanya abantu benshi, twabonye ko umutingito wari ubigaragara, ukwijima kw'izuba nako kwari uko ibigaragara, uguhinduka nk'amaraso k'ukwezi nako kwari uko ibigaragara, ukumanuka kw'inyenyeri nako kwari uko ibigaragara. Ubwo rero no guhorera kw'inyanja n'imiraba turakurebera mu bigaragara. Nimurebe hano. Ubwo rero guhorera kw'inyanja n'umuraba biratubwira ko ari imihindagurikire y'ikirere. Ngo ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye imihindagurikire y'ikirere. Reka tuze tubirebere hamwe. And if you notice, climate change in connection with what they call global. Ndetse imihindagurikire y'ikirere bavuga ko ifitanye isano n'iki? No gushyuha kw'isi. And in the phrase global warming, ndetse bavuga ko no gushyuha kw'isi bavuga yuko gushongesha urubura rwo mu nyanja maze bigatuma amazi y'inyanja yiyongera. Ubwo rero bavuga ko kubw'imihindagurikire y'ikirere bitera amazi yo mu nyanja kwiyongera cyane, bikabyara imihindagurikire y'ikirere. Is that impacting one nation or the whole world? Mbese bino bavuga ko byibasira igihugu kimwe cyangwa bavuga yuko byibasira isi yose? Bavuga ko byibasira isi yose. Kurwanya imihindagurikire y'ikirere byatangiye ryari? Ubwo bavugaga ko ukwiyongera kw'inyanja gutera imiraba guhorera igateza imihindagurikire y'ikirere. Reka turebe ku makuru y'ibivugwa mu isi. Ibi ni Wikipedia yabyanditse, kandi ni rwo rubuga rwa mbere rwizerwa mu isi mu gutanga amakuru afite umwimerere. Turebe aho twatangiriye. Bavuze ko intambara ya mbere y'isi yatangiye mu 1914 irangira mu cya 1918 nk'uko twabibonye. Kandi intambara ya kabiri y'isi yarangiye mu 1945 nk'uko twabibonye. Haje kubaho kwakugwa gukomeye k'ubukungu uhereye mu 1929, none intambara y'ubutita iratangira. Hano banditse ko yarangiye mu cya 1991 kuko nibwo ubumwe bw'Abasoviyete bwasenyutse mu buryo bugaragara biturutse kuri ya masezerano nababwiye yo mu 1989. Reka rero turebe ku mihindagurikire y'ikirere. Aya makuru yatanzwe n'urubuga rw'umuryango w'abibumbye. Baranditse ngo ugutangira kw'ibiganiro bivuga ku mihindagurikire y'ikirere. Amagambo ari mu kadirishya k'umutuku aravuga ngo ibi ni byo biganiro bya mbere byabayeho bivuga ku mihindagurikire y'ikirere. Interuro ya kabiri iravuga ngo iyi nkuru itangira ubwo inama ya mbere y'isi yigaga ku mihindagurikire y'ikirere ifashijwemo n'ishami ry'isi yose ry'iteganyagihe yakorwaga mu 1979. Mbese murabibonye? Ubwo guhorera kw'inyanja n'imiraba byatangiye kuvugwa mu cya 1979. Mbese ndi gushyiraho igihe? Oya, ahubwo ndi kuvuga uko ibintu byakurikiranye nk'uko twabibonye. Barakomeza ngo ubwo ni nabwo abahanga ba mbere mu bya siyanse baturutse ku isi yose bahuriye hamwe mu kuganira ku kibazo cy'imihindagurikire y'ikirere gitewe n'abantu ubwabo. Ubwo rero batangiye kuvuga yuko abantu aribo kibazo, kandi inama ya mbere ku mihindagurikire y'ikirere yakozwe mu 1979. Ushobora kumbwira uti ntabwo ndi kubona neza aho ibyo ngibyo bihuriye no guhorera kw'inyanja n'umuraba. Nimurebe hano. Ibi ni byo umuryango w'abibumbye watangaje mu kwezi kwa 9 2024. Mbese umutwe w'ino nkuru uravuga ngo iki? Murebe amagambo abanza aravuga ngo inyanja iri kwiyongera. Mbese noneho murabibona? Bibiliya yatubwiye yuko inyanja n'umuraba bizahorera cyane. Kandi guhorera bisobanuye ngo bizaba birimbura ibintu byinshi byibasira ibihugu n'imibereho y'abaturage hamwe n'ibintu byabo. Rero baravuze ngo bwa nyuma na nyuma ikibazo cyo kwiyongera kw'inyanja ubukeye kuri gahunda y'ibyigwaho mu isi yose mu nama y'ishami ry'umuryango w'abibumbye. Barakomeza baravuga bati bitewe no gushonga k'urubura rwo mu nyanja biri gutuma amazi yo mu nyanja yiyongera cyane, kandi ibyo bikazatuma ibirwa byinshi bizimira ndetse biteza imiraba myinshi mu bihugu byose byo mu isi, bityo rero biteza ibyago biturutse ku kwiyongera kw'inyanja.
y'inyanja. Baravuze ngo kino ni ikibazo kigomba gukemurwa bitarenze ukwezi kwa 9 kwa 2026 bitewe n'uko abarenga miliyari imwe mu isi yose bazahura n'ingaruka zikomeye za kino kibazo icyo gihe nikiba kitarakemuka. Amagambo naciye umutuku cyane ku isubi ya kabiri, naho bavuze yuko kwiyongera kw'amazi y'inyanja uba ari ikibazo kireba isi yose. Bavuze byinshi bitandukanye. Rero kuno no guhorera kw'inyanja n'umuraba mbese birasobanutse neza, byose birakurikirana ku murongo. Dusubire muri Luka igice cya 21 turebe ko bino bimenyetso bitanze. Kino nicyo kitubwira yuko Bibiliya ari igitabo cyahumetswe n'Imana. Dushobora kujya mu Bisilamu niba biteguye kumva, maze tukababwira tuti iyo Korani yanyu nimushyire ku ruhande, maze mureke tubereke uko Bibiliya ariyo gitabo cyahumetswe n'Imana. Kuko niba ari Imana bisobanuye ko imenya byose kandi ikamenyera iherezo hehe mu itangiriro. Ishobora kukubwira ibizabaho ndetse n'ibigomba kubaho bitari byanatangira kubaho. Reka ngire icyo mbabwira hano. Ndamutse mbwiye abantu bose bicaye hano nti hari abantu bane bagiye kwinjira baturutse kuri uriya muryango w'inyuma, kandi baba barimo umugabo wambaye ikote ry'umukara n'umugore wambaye ikanzu y'umutuku ufite abana babiri. Ushobora guhita wibwira uti uwo ni umugabo hamwe n'umugore we n'abana babo. Ariko se byagenda bite mbabwiye ngo hagiye kubanza kwinjira umugore, hakurikireho n'abana babiri, nyuma hinjira n'umugabo, maze wenda bagera aho bicara? Mushobora guhita mumbaza muti wabimenye ute? Nahita mbasubiza ngo hari uburyo nari mfite ayo makuru. Ntabwo rero ndi kubabwira gusa ko hari ibigomba kubaho, ahubwo ndi kubibereka uko bikurikirana. Ndetse kino nicyo kiduhamiriza yuko Bibiliya ari igitabo cyahumetswe n'Imana. Ibyavuzwe nacyo birakurikirana ku murongo. Reka tujye ku murongo wa 26. Mbese tugiye hehe? Ku murongo wa 26. Murebe iki ijambo ry'Imana ryavuze hano. Haranditse ngo abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba kubw'ibyo bizaba biri kuza mu isi. Bibiliya y'umwimerere. Ubwo rero mwandike. Nyuma y'ibi mitima y'abantu yari kuzagushwa igihumura n'ubwoba. Mbese bakundwa, nababaza kino kibazo, bano bantu ni bande kandi bari hehe? Ab'imitima yabo ifite igihumura n'ubwoba bwinshi. Mbese bazaba bari muri Jamaica yonyine? Ni mu gihugu kimwe gusa? Twabonye ko bino bigomba kuba ahangana iki? Bigomba kuba mu mahanga yose. Mu yandi magambo ni mu bihugu byose byo mu isi. Rero bano bantu bavugwa hano ni abo mu isi yose. Reka noneho mbabaze kino kibazo kindi. Mbese ijambo ubwoba risobanuye iki? Ubwoba ni ihahamuka cyangwa se iterabwoba. Reka mbabwire umubare w'inkoranyamagambo aho muri buze gusanga ubusobanuro bw'iri jambo. Ni ku ijambo ry'5401 aho buno bwoba bwavuzwe hano bwiswe iterabwoba. Hano niho havuye ijambo ngo iterabwoba cyangwa terorisme. Ubwo rero nyuma y'ibi twagombaga kubona ikibazo cy'isi yose cy'iterabwoba, kandi hakaba intambara y'isi yose ku iterabwoba. Mbese intambara y'isi yose ku iterabwoba yatangiye ryari? Mwibuke yuko igomba gushakirwa inyuma y'iriya myaka yindi twabonye. Iterabwoba rikomeye ryabayeho ku itariki 11 z'ukwa 9 mu mwaka wa 2001. Nibwo amazu yari aya mbere maremare ku isi yose no muri Amerika yagabwaho igitero cyiswe cy'iterabwoba, kandi umuhanuzi Ellen White yari yarabyeretswe. Hahise hatangira intambara y'isi yose ku iterabwoba. Nimurebe hano n'amakuru. Ino ni inzu y'ububiko bwa Amerika. Baratangaje ngo intambara y'isi yose yo kurwanya iterabwoba. Hepfo baravuga ngo intambara y'isi yose yo kurwanya iterabwoba ni ibikorwa bya gisirikare biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bikorera mu isi yose. Byatangijwe ku itariki 11 z'ukwa 9 mu mwaka wa 2001 nyuma y'uko Amerika igabweho ibitero by'iterabwoba. Ubwo rero ubwoba bukomeye bwatashye Amerika bitewe n'ibitero yagabweho by'iterabwoba, bituma hatangizwa intambara y'isi yose ku iterabwoba. Nuko iyi ntambara y'isi yose yo kurwanya iterabwoba yatangiye. Rero bino nabyo ni mu byandike. Intambara y'isi yose yo kurwanya iterabwoba yatangiye ryari? Tubonye yuko yatangiye ryari. Ni kuri 11 z'ukwa 9 2001. Bakundwa, bino dushobora kubivuga tudashidikanya kandi tukabibwira ushaka kumva wese. So now let's move on to verse 27. Noneho tujye ku murongo wa 27. Ngiye kwimura tujye ku rundi rupapuro. Luka igice cya 21 umurongo wa 27. Does Luke give any more events? Mbese ni ikihe kimenyetso kindi Luka yatanze?
hari ikindi kimenyetso yaba yaravuze. Ni muri Luka igice cya 21 turareba ku murongo wa 27. Mwahageze haranditse ngo ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu byo mu ijuru. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. None ubwo ni ikihe kimenyetso cya nyuma Luka yatanze kibanziriza kugaruka kwa Yesu? Ni ubwoba rusange bw'isi yose butewe n'intambara z'iterabwoba. Ubwo rero ni intambara yo kurwanya iterabwoba, kandi iyo ntambara yatangajwe ku itariki 11 z'ukwa 9 mu mwaka w'ibihumbi 2001. Nicyo kimenyetso cya nyuma Luka yatanze, ndetse nta kindi gitabo na kimwe mu isezerano rishya kivuga kuri bino bimenyetso byose biri muri ya mutingito no kwijima kw'izuba, guhinduka nk'amaraso k'ukwezi, ndetse no kugwa kw'inyenyeri hamwe no guhangayika kw'amahanga, maze ngo kibe cyavuga ikindi kimenyetso kidasanzwe nka bino bimenyetso tumaze kubona. Ibyo bivuze yuko tubayeho mu gihe cya nyuma cy'ibimenyetso bibanziriza kugaruka kwa Yesu. Noneho murebe mwitonze ku murongo wa 28. Reka bino tubyandike mu nshamake, kuko nibyo uzigisha abo uzajya kubwiriza ijambo ry'Imana. None mbese nabaza kino kibazo, mbese Bibiliya yanditswe mu buhe mwaka? Reka mbaze gutya. What year was the King James version? Mbese n'ubuhe mwaka ingeri ya Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo yasohotse bwa mbere? Mumbwire nicyo nabazaga. Ni mu mwaka w'1610 gishyira 1611. Ibi rero nabyo ugomba kubyigisha. Ni gute menya yuko ino Bibiliya yahumetswe n'Imana? Reka tuvuge yuko iyi ngeri ya Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo yasohotse mu mwaka w'1611, ariko inyandiko zahinduwemo ino Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo zari zihari cyane mbere y'umwaka w'1611. Ariko ino ngeri yitiriwe umwami Yakobo yasohotse bwa mbere mu mwaka w'1611. None ni muhe buryo Luka yareretswe ko bino bintu bizakurikirana gutya ku murongo? Mbese ikibazo muracyumva? How would Luke have known all these events? Ni gute intumwa Luka yari kumenya uko bino bintu byose bizakurikirana ku murongo nta na kimwe kirabaho, kandi byakurikiranye ku murongo, byakurikiranye neza rwose nk'uko yabyanditse? Ni ukubera ko Bibiliya ari igitabo cyahumetswe n'Imana. Ukurikije Yesaya igice cya 46 umurongo wa 9 n'uwa 10, Imana ubwayo yaravuze iti, ibi mbibabwiye bitaraba kugira ngo ubwo bizaba muzizere, kuko ari Imana imenyera iherezo mu itangiriro. That's how we know the Bible is inspired. Iki nicyo kitubwira yuko Bibiliya ari igitabo cyahumetswe n'Imana. Niba bino byose byari byaranditswe mbere yuko bibaho, abanditsi ba Bibiliya bari kubimenya bate? Kandi uko bikurikirana neza. Noneho nimurebe kuri iriya dirishya riri hariya. Hari icyo nshaka kubabwira. Murabona ko hari umuhanda uri hariya. Byagenda bite mbabwiye nti hagiye kuza imodoka y'ubururu, hakurikiraho imodoka y'umweru, hakurikiraho imodoka y'icyatsi, noneho haza imodoka y'umutuku, and then the same order. Noneho imodoka zigatambuka muri ubwo buryo, kandi hagatambuka izisa gutyo inshuro 3. Ibyo nabona bimenye nte? Uko byagenda kose ntabwo byaba byaturutse muri nge. Does not make sense now. Mbese ubwo birumvikana? Verse 28. Tugiye ku murongo wa 28 muri Luka igice cya 21 ku murongo wa 28. Reka turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Nk'uko hano handitse ngo And when these things, nuko ibyo nibitangira kubaho, mbese ni ibihe? Ndagira ngo mwese mubyumve. Haranditse ngo nuko ibyo nibitangira kubaho, cyangwa se nibitangira gusohora, tugomba gukora iki? Bibiliya ivuga ko tugomba gukora iki? Kurarama tugasenga. may I ask you a question? Mbese nababaza kino kibazo, mbese iri jambo ngo nuko ibyo riravuga kuri wa mutingito w'i Lisbonne gusa? Oya, ahubwo riravuga kuri buri kimenyetso cyose. Mbese ubwo ni ikihe gisekuru cyaba cyarabonye gusohora kwa aya magambo ngo ibyo byose? It must be a generation. Ubwo kigomba kuba ari igisekuru cyabonye n'ikimenyetso cya nyuma. Ubwo n'abari bariho kuva muri 2001, kuko tubayeho mu gihe cy'ikimenyetso cya nyuma nk'uko tumaze kubibona. Noneho murebe hepfo ku murongo wa 32. Luke 21, and let's take a look now at verse number. Muri Luka igice cya 21, reka turebe ku murongo wa 31. Look what this says now, verse 31. Haranditse ngo nuko namwe nimubona ibyo bibaye muzamenye yuko ntabwo handitse ngo muzibwire cyangwa muzashidikanye, ahubwo haranditse ngo muzamenye yuko ubwami bw'Imana buri bugufi. So when will we know
God's kingdom is nigh. none ubwo ni ryari twari kumenya yuko ubwami bw'Imana buri bugufi. Ni nyuma yo gusohora kw'ikimenyetso cya nyuma mu byo Luka yari yaravuze. Ku murongo wa 32 haranditse ngo, ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko cyangwa se ab'iki gisekuru batazashira na hato kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Mwandikira ijambo ngo ab'ubu bwoko cyangwa se ab'iki gisekuru. Ubwo rero igisekuru cyabonye bino bimenyetso byose ni nacyo kigomba kubona Yesu Kristo agarutse. Iki gisekuru cyabonye bino bimenyetso byose ni nacyo kigiye kubona Yesu Kristo agarutse. This is what we must go and teach the world. Kandi ibi none ibyo tugomba kujya kwigisha isi. Iki gisekuru cyangwa se ubu bwoko We'll see the second coming of Christ. bazabona Yesu Kristo agarutse. Twebwe tubayeho muri kino gihe cyacu. Ni iki tugomba gukora ubu ngubu? Mbese ijambo igisekuru muri Bibiliya rihagarariye iki? Nimumbwire kuko murabizi. A biblical generation. Igisekuru cya Bibiliya kiba gifite imyaka ingahe? A biblical generation Iyo Bibiliya ivuze ijambo igisekuru, is 40 years. ibivuze igihe cy'imyaka 40. Ni irihe somo ryahamye ibyo? Musome muri Zaburi ya 95 And verse 10. ku murongo wa 10. Musome no mu Baheburayo igice cya 3 ku murongo wa 10. Igisekuru kivugwa muri Bibiliya ni igihe cy'imyaka 40. Go ahead. Ubwo rero namwe muze gukora iyo mibare. So what is 2001 plus 40? Mbese 2001 uteranyijeho 40 ni kangahe? 2001 uteranyijeho 40. Hari icyo nshaka ko mwumva hano. Ibi ndi gukora no gutanga urugero gusa. Ntabwo ari igihe runaka nshaka gushyiraho. Kandi nubwo nanditse imibare gutya, ni ukugira ngo norohereze abantu kubibona. Ubwo twabona 2041. Now, does this mean I am saying that Christ comes in 2041? Mbese mvuze ko Yesu azaza muri 2041? Oya, habe na gatoya. Icyo ndi kwerekana hano nuko The final, this is my... kino ari cyo gihe cy'igisekuru cya nyuma. Now, do you know what Christ says? Mbese muzi icyo Yesu Kristo yavuze? Yaravuze ngo icyo gihe azakigabanya, kandi igihe cy'umurimo azakigabanya mu gukiranuka. Niba igihe azakigabanya rero bivuze yuko ino si idashobora kubaho ngo igeze mu mwaka w'ibihumbi 2041. Kandi reka mbabwire ngo umuvuduko ino si ifite yishora mu byaha no gukiranirwa nk'ibyari Sodomu n'i Gomora ndetse n'ibisa n'ibyariho mu gihe cy'isi yabanjirije umwuzure, biraduhamiriza yuko Imana idashobora kubyihanganira igihe kirekire. Mbese ibyo tubona mu isi bitwereka ibyo nk'uko byari mu gihe cya Sodomu na Gomora, kandi nk'uko byari mu gihe cya Nowa, gukiranirwa kw'iki gihe kumaze kurengaho cyane. Kristo agomba kuba agiye kuza bidatinze. Uyu munsi umuntu aravuka ari umuhungu, ejo akabyuka avuga ati ubona ahindutse umukobwa. Turi mu rujijo rukomeye. Bene abo kuko aribo barimo baranayobora isi na rubanda, ibintu bimaze kwangirika cyane. Romans chapter 9. Mujye mu Baroma igice cya 9. Tugiye mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya 9, reka turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. He will cut this work short in righteousness. Imana yavuze ko izagabanya uyu murimo mu gukiranuka. Watch this. Romans chapter 8. Ni ku murongo wa 28. Haranditse ngo, For he will finish the work. kuko Imana izarangiza umurimo wayo kandi ikawugabanya mu gukiranuka, kuko umurimo wihuse ari wo Imana izakora mu isi. Harakomeza ngo, And as Isaiah said before, kandi nk'uko Yesaya yavuze kera ati, iyaba umwami nyiringabo atadushiragije imbuto, we had been as tuba twarabaye nk'i Sodomu, tukagereranywa n'i Gomora. Mbese murabibona? Ubwo rero Yesu Kristo azagabanya igihe cyo kuza kwe. Do you know what else is striking? Mbese muzi ikirushijeho gutangaza? Is that when you compare this with the 6,000 years, Nuko ibintu bigereranya n'ihame ry'imyaka 6,000, aricyo gihe ntakuka Imana yahaye icyaha mu isi, ndetse umwuka w'abahanuzi ukaba utubwira yuko mu gihe Kristo yari ari hano mu isi, twari tugeze mu musozo w'imyaka 4,000. Christ, that's 27 AD. Ushatse ubwo wabarira mu mwaka wa 27 Yesu Kristo abatizwa, cyangwa mu mwaka wa 31 Yesu Kristo abambwa. Muri icyo gihe
hari mu gihe cyangwa periyode, hari mu gihe cyo kuzura kw'imyaka 4,000. Kandi nk'uko Imana yaremye mu minsi 6 gusa, ni nako umugambi wo kurema bundi bushya binyuze mu gakiza ka Yesu Kristo utagomba kurenza igihe cy'imyaka 6,000, kuko umunsi umwe ku Mana ari imyaka 1,000. Kandi tuzaruka imyaka 1,000 mu ijuru, ishushanya umunsi wa 7 ariwo Sabato. Nicyo cyagiye cy'ikinyagihumbi kivugwa mu Byahishuwe. Nk'uko mu minsi 6 dukora imirimo yacu yose, tukaruka ku munsi wa 7 ariwo Sabato, ndetse mu rwa 2 rwa Petero ku murongo wa 8 hakaba havuga ngo umunsi umwe ku Mana ni nk'imyaka 1,000, ubwo iminsi 6 y'imirimo mu cyumweru ihwanye n'imyaka 6,000, umunsi wa 7 ariwo Sabato ukaba uhwanye na cya kinyagihumbi kivugwa mu Byahishuwe. 27 plus 2027. Nufata 27 ugateranyaho imyaka 2,000, urabona umwaka wa 2027. Nufata kandi umwaka wa 31 ugateranyaho imyaka 2,000, urabona umwaka wa 2031. Ubwo icyo ndi kuvuga nuko turi mu iherezo ry'imyaka 6,000. Byose biragwa muri kino gisekuru. Ntabwo ndi kuvuga ko Kristo azaza muri 2027 cyangwa 2031, nta nubwo ndi kuvuga rwose ko azaza muri 2041. None ubwo icyo ndi kuvuga ni iki? Nuko turi mu gihe cyo kurangira kw'imyaka 6,000. Mbese tugomba kwitegura ryari? Ubu ngubu. Mureke dukomeze tujye muri Luka igice cya 21 kugira ngo turebe icyo umurimo wo kwitegura ari cyo. Luka igice cya 21, reka turebe icyo Luka akomeza kuvuga. Ndifuza yuko dukanguka bene data, kubera ko bamwe bibwira yuko dushobora kugenda tukajya mu by'isi maze tukikorera ibyo dushatse, noneho ngo ku munota wa nyuma tukihana tukitegura. Ibyo ni ibinyoma. Aho waba uri gukinira ku gakiza kawe. Murebe muri Luka igice cya 21 kandi muzirikane ko turi mu minsi y'imperuka. Iyo niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ati, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri bugufi, nuko mwihane mugenze mute, mwizere ubutumwa bwiza. Uyu munsi niwo munsi wacu wo gukizwa. Ntabwo Imana yifuza ko tubaho n'isaha imwe tutiteguye, kandi ntabwo ushobora kumenya ko ukeneye kwitegura utaramenya ko ibyo ari ibintu byihutirwa. Turi ku musozo w'amateka y'isi. Ino minsi turimo ni ya nyuma, nicyo gihe cy'umusozo w'isi, kandi biragaragara neza. Mbese muri kubona ukuntu abantu bari kugenzurwa cyane, kandi urugomo rukiyongera, aho ujya hose ukaba ushobora gukurikiranwa. Biratwereka ko turi mu minsi y'imperuka. Ubukungu bw'isi buragwa, icyo ni ikimenyetso cy'imperuka. Uburenganzira bwawe burabwamburwa, icyo ni ikimenyetso cy'imperuka. Abanyabyaha bararushaho gukabya, icyo ni ikimenyetso cy'imperuka. Gukiranirwa kuriyongera mu itorero no mu isi, icyo ni ikimenyetso cy'imperuka. N'ibindi byose biratwereka ko turi mu minsi y'imperuka. Murebe ku murongo wa 34 haranditse ngo, ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura. None ubwo umurimo wo kwitegura ni iki? Yesu Kristo atubwiye ku murongo wa 34 yuko tugomba kugira ukwirinda, kandi tukirinda muri byose. Tukirinda ubusinzi. Iyo niyo mpamvu tutemerewe gukoresha ibisindisha. Ntabwo twemerewe gukoresha ikawa, ndetse reka nongereho ngo kurya ukarenza urugero bihwanye n'ubusinzi. Mu gitabo cyitwa Gospel Workers kuri paje 230 haranditse ngo, ukubatwa n'ipfa ry'ibyo kurya biremaza kandi bikangiza ubwenge, bigahuma intekerezo zose z'umuntu. Arakomeza ngo, kurya ukarenza urugero byica ubwonko bw'umuntu, kuko bisahura imbaraga z'izindi ngingo zose z'umubiri ngo zijye gukorera igogora gusa. Niyo mpamvu uhita ushaka gusinzira iyo wariye birenze urugero. Ukubatwa n'ipfa ry'ibyo kurya ubwacyo ni icyaha. Umuntu urya akarenza urugero ahwanye n'umusinzi. Tugomba kwitungira amagara mazima kandi tugatsinda kuri iyo ngingo. Ku murongo wa 34 aravuga ngo, kandi ntimuremererwe n'amaganya y'isi. Mbese ibyo bisobanuye ngo iki, inshuti zanjye? Ibyo bisobanuye iki? Mbese amaganya y'isi bisobanuye iki? Ni uguhangayika ku bw'amafaranga cyangwa kunanirwa mu bwenge. Niyo mpamvu hano ngiye kwandika ngo n'amaganya y'ubu buzima. Kugira ngo tuneshe ibi ngibi, ndabereka ibanga. Ni aya magambo 3. Intambwe zawe zigomba gukomezwa n'aya magambo 3. Mbese mu buryo burambuye asobanuye iki? Irya mbere rivuze kwihangana, irya kabiri udacogora, irya gatatu bivuze gusenga. Ibyo bizatuma unesha amaganya y'ubu buzima. Ayo magambo 3 agume mu bwenge bwawe.
kandi ujye umenya kuririmba indirimbo z'Imana, kuko indirimbo ni intwaro ushobora gutsindisha gucika intege. Muze gusoma ku murongo wa 36 haranditse ngo nuko mujye muba amaso iminsi yose kandi musenga iminsi yose. Ubwo rero ni ukuba amaso no gusenga iminsi yose. Dusenga ryari? Iminsi yose. Uko niko tuzashobora kwitegura. Watch what? Mbese ubundi ni ukuba amaso tureba iki? Watch the signs of the times. Ni ukuba amaso tureba ibimenyetso by'ibihe. Ikindi kuba amaso tureba iki? Dusuzuma imitima yacu, tureba yuko tudatandukanye n'Imana. Kandi ni ukuba amaso tureba iki? Tureberera ubugingo bw'abantu, tubagezaho inama y'agakiza. Ubwo rero ni ibintu bitatu: kuba amaso tureba ibimenyetso by'ibihe by'imperuka, kuba amaso kandi twisuzuma ubwacu, ndetse tukaba amaso tureberera ubugingo, tubagezaho ubutumwa bw'agakiza. Nuko bimeze. None tugere ku murongo wa 37. Haravuga ngo iminsi yose yirirwaga mu rusengero yigisha, ariko bwakwira agasohoka akajya he? Akajya gusenga, kandi akajya gusengera ku musozi wa Elayono. Ubwo mu gihe cya nijoro yabaga ari he? Yabaga ari ku musozi. So what would that represent? Mbese ibyo bisobanuye iki? Ubwo Kristo yari atuye he? Ubwo Kristo yabaga he? Mu cyaro. Yabaga mu cyaro. Which brings us back now to the 5 keys. Bino biratugeza kuri za mfunguzo 5 zo kurokoka. The 5 keys of survival. Imfunguzo 5 zo kurokoka. Ku musozi ubwo ni mu cyaro. No gushyira mu bikorwa imfunguzo 5 zo kurokoka. It's time, my friends. Kandi kino nicyo gihe bene data cyo gushyira mu bikorwa ibi ngibi, kandi tukabikora igihe kitararenga. Bibiliya igomba kumenyeshwa abantu, kandi tukabona yuko ari ngombwa cyane kwitegura. Ntabwo dukwiye gukomeza gupfusha igihe ubusa ku bintu bitagira umumaro. Reka ahubwo tujye kumenyesha abantu ubutumwa, maze ubugingo bwabo bukizwe. Iki nicyo gihe, kandi ubu nicyo gihe. Ibi niko Luka yabivuze tubirebeye muri kino gihe cyacu, kandi biratwereka ko Bibiliya ari igitabo cyahumetswe n'Imana. None ubwo tumaze kumenya aho duhagaze ubu ngubu, reka ngire icyo mvuga cy'ingenzi. Dusubiye muri Luka igice cya 21, kuko iyi ntumwa yatubwiye yuko ibimenyetso bitanze ku murongo uko bikurikirana. Luka yatubwiye ibimenyetso by'imperuka uko bikurikirana ku murongo. None mu gice cy'icyaro aho niho Kristo yabaga. Noneho nimufate Bibiliya zanyu tujye muri Luka igice cya 21. I want you all to look at verse 20 through verse 22. Ndagira ngo murebe kuva ku murongo wa 20 kugeza kwa 22. Mumbwire niba hari ibijyanye n'icyaro mwabonyemo. Verse 20, and when you shall see, ku murongo wa 20 haranditse ngo ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kuri bugufi. Then let them which are in Judea. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire hehe? Bazahungire ku misozi miremire. Ubwo rero ku murongo wa 20 Kristo yasabye abigishwa be kuzahungira ku misozi. Noneho ku murongo wa 37 Kristo ubwe niho yabaga mu masaha ya nijoro. Ni naho yasengeraga ku musozi wa Elayono. Imfunguzo 5 zo kurokoka. Urufunguzo rwa kabiri ni ukwimukira mu cyaro, kandi nibyo tubona hano. Mbese natwe turi kugotwa? Twaba turi kugotwa? Hari icyo nifuza kubereka hano. Mbese nshuti yawe murahabona? Ino ni ingwe. Ndababwira ino ni ingwe. Iriya mubonye ni ingwe. Let's go. Revelation 13. Tujye mu Byahishuwe igice cya 13. Nari mbabwiye yuko tumaze kugotwa muri ino minsi y'imperuka, kandi nacyo ni ikimenyetso cy'imperuka. Kandi hano mberetse ingwe, ndetse ifite amabara ku ruhu rwayo. Impamvu mbabwiye ibyo ni uko muri Bibiliya hari inyamaswa batubwira isa n'ingwe. Mbese iyo nyamaswa ni iyihe? Kandi inyamaswa muri Bibiliya bisobanuye ubutegetsi. Mbese ubwo butegetsi bwo mu minsi y'imperuka Bibiliya yavuze ko busa n'ingwe ni ubuhe? Ntabwo muri kuvuga inyamaswa mu bihe bya Daniyeli. Inyamaswa isa n'ingwe yo mu Byahishuwe 13 ni ubupapa. Ni irihe somo rivuga ibyo ngibyo? Ni Ibyahishuwe igice cya 13 kuva ku murongo wa 1 n'uwa 2. Hatubwira iby'inyamaswa isa n'ingwe. Yari ifite umubiri usa n'uw'ingwe, n'akanwa gasa n'ak'intare, n'ibirenge by'idubu, maze cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo n'ubutware bukomeye.
iyo nyamaswa isa n'ingwe rero ni ubutegetsi bw'ubupapa. None iyaba icyo ari cyo cyigisho twari tugiye kwiga, nakabaye mbisobanuye mu magambo arambuye, ariko ntabwo aricyo twari dufite kwiga. Gusa nubwo bimeze bityo, reka tugire icyo tureba gito. Twabwiye yuko yari inyamaswa, kandi inyamaswa mu buhanuzi bisobanuye ubwami cyangwa ubutegetsi cyangwa se ishyanga. Mumbwire ni irihe somo rihamya ibi ngibi? Ni Daniyeli igice cya kangahe? Igice cya 7, umurongo wa 17 n'uwa 23 nushaka kugera ku 24. Rero inyamaswa bisobanuye ubwami cyangwa ubutegetsi. Noneho iyo Bibiliya ivuga ku by'iyi nyamaswa, ivuga yuko ari ubutegetsi butuka Imana. Mbese ibyo tubibona he? Ni mumbwire. Ni mu Byahishuwe 13 umurongo wa 1 n'uwa 2. Blasphemy, it's in verse 6. Nitugera ku murongo wa 6 tubona ko ifite amazina yo gutuka Imana. Mbese gutuka Imana bisobanuye iki? Gutuka Imana A man who claims to be God. Ni igihe umuntu yiyise Imana, kandi umuntu akavuga yuko afite ubushobozi bwo kubarira abantu ibyaha. Mu birebe muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 30 kugeza kwa 33, no muri Mariko igice cya 2 kuva ku murongo wa 5 kugeza kwa 7. None n'ubuhe butegetsi bufite umuntu uvuga yuko ari Imana, kandi ubwo butegetsi bukaba bufite umuntu uvuga ko afite ubushobozi bwo kubarira abantu ibyaha byabo? Reka mbyandike hano ku bashobora kuba batari babizi. Uvuga ko afite ubushobozi bwo kubabarira abantu ibyaha, cyangwa se uvuga yuko ari Imana. Ubu ni ubupapa. None ubutegetsi bw'ubupapa Bibiliya ivuga ko busa n'iki? Bibiliya itubwiye ko busa n'iki? Yatubwiye ko bumeze nk'ingwe. Mbese wari uzi yuko ndebeye kure, uburyo bwa mbere ushobora kumbona ari umubiri wanjye gusa? Iyo urebeye umuntu kure, ubona uko umubiri uteye gusa. Ntabwo uhita ubona intoki ze cyangwa amaso ye cyangwa amatwi ye, ahubwo uko umubiri umeze nibyo uhita ubona gusa. None ni ukubera iki Kristo yatubwiye ko niyo ubupapa wabubonera kure, utari wacukumbura ngo umenye byinshi kuri bwo, uhita ubona ko busa n'ingwe? Nimukurikirane mwitonze. Ubundi ko bisa n'ingwe bisobanuye iki? Bisobanuye ko ari ubwami budahinduka. Ubwo mubisubije reka tunabyandike. Ingwe ntabwo ishobora guhinduka. Ibyo bisobanuye ko n'ubupapa butagenza bute budashobora guhinduka. Mbese isomo rishyigikira ibyo ni irihe? Ni Yeremiya igice cya 13 ku murongo wa kangahe? Ni Yeremiya igice cya 13 umurongo wa 23. Iri somo ntimuryibagirwe, kuko rivuga yuko ingwe idashobora guhinduka. Ntabwo yahindura amabara y'uruhu rwayo. Munyihanganire mvuga ibi nubwo ntari nabiteguye. Ganuni Diope we arashaka yuko twizere yuko ubupapa bwahindutse. Ubwo ibyo bisobanuye yuko kuri w'ingwe ishobora guhindura amabara y'uruhu rwayo, cyangwa ubwo umunyatiyopiya yabasha guhindura ibara ry'uruhu rwe. Reka ngerageze ndebe. Mbese unshobora guhindura ibara ry'uruhu rwanjye? Oya rwose. Rero yavuze kuri yaba ari kuyobya. Ingwe ntabwo ishobora guhinduka. Ariko hari ikindi kivugwa ku ngwe. Mbese n'irihe shyanga rya kera ryagereranyijwe n'ingwe? Ni Abagiriki. Mbese Abagiriki bari bazwiho iki? Aha niho tugiye kurebera amakuru y'ibiri kuba mu isi. Mbese n'icyo Abagiriki bari bazwiho cyane kurusha ibindi byose? Hagati y'isomo rihamya ibyo ni Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Muzahabona iby'inyamaswa enye, kandi ya gatatu isa n'ingwe ni Abagiriki. None Abagiriki bari bazwiho cyane iki? Nimumbwire. Abagiriki bari bazwiho uburezi, kandi ubucurabwenge cyangwa filozofi yabo bayikwirakwizaga mu isi binyuze mu burezi. Ubwo rero Abagiriki bimakazaga amahame yabo binyuze mu burezi. Ni irihe somo rihamya ibyo? Ko Abagiriki bari bazwiho uburezi. Mujye mu rwa mbere rw'Abakorinto, turareba mu gice cya mbere. Murabona nshuti, mbere yuko tureba amakuru y'ibiri kuba mu isi, tugomba gushingira ibyo twizera muri Bibiliya.
1 Corinthians chapter 1. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, reka turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Mbese mwahageze? Mu rwa mbere rw'Abakorinto, mu gice cya mbere, murebe icyo Bibiliya ivuga ku murongo wa 22. Ariko reka duhere ku murongo wa 21. Haranditse ngo, For after that, in the wisdom of God, kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. So what caused the people to reject Christ at the first advent? Mbese niki cyatumye abantu banga Kristo ubwo yazaga bwa mbere? Nuko bari bishingikirije ku bwenge bw'isi. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo ubwenge cyangwa ubumenyi bw'isi ntibushobora kumenyesha abantu Imana, ahubwo bibakuraho. Niyo mpamvu ari bibi cyane kwigisha abana bawe ubumenyi bw'isi gusa, kuko nibamenye ubumenyi bw'isi badafite ubwenge bw'Imana, ibizakurikiraho bizatuma ushavura ubuzima bwawe bwose. Haranditse rero ngo ubwenge bw'isi ntabwo bushobora kumenyesha abantu Imana. Ku murongo wa 22 haranditse ngo, dore Abayuda bashaka ikimenyetso, ariko abagira ikibo bashakashaka iki? Bashakashaka ubwenge, aribwo bumenyi bwo mu isi, kandi buno ubwenge bw'isi ntibushobora kumenyesha abantu Imana. Greeks are known for what? Worldly education. Ubwo rero abagira iki? Bari bazwiho cyane uburezi cyangwa ubwenge bw'isi. Hari icyo nifuza kubabaza kandi nzi ko mwese mwagisubiza. Mbese nihe hari icyicaro cy'uburezi mu isi yose? Which country the center of education in the old world? Igihugu cyari icyicaro cy'uburezi mu isi yose kera cyari kihe? Reka mbibaze gutya. I won't say continent. What country was the center? Ni ikihe gihugu cyari icyicaro cy'uburezi bukomeye mu isi yose? When Alexander the Great, igihe Alexandre mukuru, umwami ukomeye w'Ubugiriki, yategekaga isi. what now? Nimumbwire, mbese ni mu Bugiriki? We're in Egypt. Abandi bati ni muri Egiputa. Mwabisubije ariko ntimubihagazeho. Kandi burya twamaze kubisubiza. Uburezi butarimo Imana bwo ni ikihe gihugu muri Bibiliya? Ni Egiputa. Egypt, Alexandria. Muri Alexandria muri Egiputa niryo ryari ishingiro ry'ubumenyi bw'isi. So now let's come back here. Reka rero tugaruke hano hejuru. Inyamaswa isa n'ingwe twabonye yuko ari ubupapa, kandi ingwe ihagarariye ubumenyi cyangwa uburezi bw'isi. Ubwo bivuze yuko niba ushaka kureba uko imikorere y'ubupapa iri kugenda, niyo waba urebera kure, usabwa kurebera he? In the education. Usabwa kurebera mu burezi. Hano muzi ibyadutse, baravuga bati nimuduhe abana banyu kuva bakiri impinja dutangire kubigisha, bakiri n'abana batoya cyane, birirwe mu burezi bw'isi, tuzababereka ari abantu bakuze. Baravuga bati nimuzana abo bana banyu batoya, niba shaka be bakivuka kugeza ku myaka 7, tuzabashyira mu burezi bwacu tubabereke bakuze. Mbese abajesuite imbaraga zabo zose bazishyize he? Schools, education. Ni mu mashuri, ubwo ni mu burezi. Nimumbwira mwe mu mashuri y'abajesuite muzi muri Amerika. Hari nka kaminuza ya Georgetown. Let's go now, friend. Let's go now. Mureke noneho dukomeze. Tumaze kureba iby'uburezi. Hano baravuze ngo iyobokamana rigiye kwinjizwa mu mashuri ya leta ku muvuduko ukomeye muri Louisiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi aya ni amategeko 10 y'agatigisimu bari kwigisha. Iyobokamana ry'ubugatolika ryigishwa mu mashuri ya leta riramenyereza abantu kubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Twibuke ko ubupapa ni inyamaswa isa n'ingwe kandi ikoresha cyane uburezi bw'isi. Mukomeze murebe hano. Uyu bamwita Kevin Roberts, ni umuyobozi mukuru wa projet 2025. Nimwumve icyo yatangaje. Trump n'itsinda rye biyamamaza bagerageje gusa n'abitandukanya namwe, kuko Trump yanditse no ku rubuga rwe ati ntabwo nsobanukiwe byuzuye bya projet 2025, ariko nemeranya nabo kuri bimwe, ibindi simbyemeranyaho nabo. Mbese wabuze ibyo yakunze muri ya projet 2025 n'ibyo atakunze ibyo ari byo? I think the key thing is that President Trump saw the Ndatekereza yuko igikuru ari uko Perezida Trump yavuze ayo magambo bitewe n'uko abo bahanganye bashatse gukoresha projet 2025 bavuga ko ariwe yiteguye, ariko ni twayiteguye si we, kandi turabajyanama be bazamufasha mu buyobozi bwe. That the president elect and vice president elect with whom we maintain great relationships. We na vice perezida watowe ni inshuti zacu zikomeye. Ntabwo ari yazayoboreraho gusa, ariko azayifashisha mu gukora amavugurura mu miyoborere ya Amerika. I will say that because the work of Project 2025 represents the conservative movement. Navuga kandi yuko kubera ko umurimo wa Projet 2025 uhagarariye gahunda y'ababungabunga amahame y'Iyobokamana bose, ubizabikorera mu bice byose bitari guverinoma gusa. It would be very difficult for anybody to implement policies on education. Kandi ibyo bizagora uwo ari we wese wifuza kuzana amahame mashya wenda tuvuge mu burezi kandi atarimo kwisunga Imana. Mbese avuze ngo iki? Avuze uburezi, kandi iyo ni yangwe twabonaga.
Education. hano bari kwibanda ku burezi cyane. Mbese uyu mugabo ninde? Ni umugaturika w'i Roma. Education. None hari kwibanda ku burezi cyane. Nimwongere mu mwumve hano, ariko icyicaro gikuru cy'abagatulika bashinzwe itangazamakuru muri Amerika. Turacyafite igihe gihagije. Ariko kandi igihe turi gukoreraho ni igihe cy'Imana. Bamwe ntibashobora kubyumva, ariko ni by'ukuri. And we know that Mother Church doesn't think in terms of days and months and presidential election cycles. She doesn't. Kandi nyina w'amatorero yose ntatekereza mu bihe by'iminsi cyangwa amezi cyangwa agagendere ku matora ya politike gusa, ahubwo atekereza iby'igihe kirambye. Mother Church. Aravuze ngo nyina w'amatorero. Mbese nyina w'amatorero yose ninde? Mu Byahishuwe igice cya 17 Bibiliya ivuga ko hari nyina w'abamaraya, kandi abo bamaraya ni amatorero, na nyina wabo ni umumaraya, ari we Kiliziya Gatolika y'i Roma. Iryo ni naryo torero yavugaga hano. Amagambo yabo ni azahamya abari bo. Mukomeze mwumve. For those of us who are in politics. Yes, come on. Is that kuri bagenzi bacu bari muri politike, harimo n'abacu bo mu muryango wa Heritage Foundation, kandi twe twita cyane ku mategeko ayobora aho kugendera ku batsinda amatora gusa. Nyamara kandi amategeko ayobora agenwa n'uwatsinze amatora. Niyo mpamvu twita cyane no kutoba uwo ari we. Ikidukomereye cyane ni uko we feel like Rome, Washington, twumva yuko Roma ndetse ni Washington bari ku gitutu. Bituma rero dukora twihuta. Policies. They want to control the policy makers. Ubwo rero barashaka kuyobora bashyiraho amategeko, kandi ibi barabikorera kugira ngo bimakaze uburezi bw'ubupapa mu isi yose. Nimurebe hano. Abraham Lincoln ibi yari abizi. Nimwumve icyo Abraham Lincoln yavuze. If the American people, yaravuze ati abaturage ba Amerika, aya ni amagambo akomeye kandi yavuzwe n'uwari ubazi neza. Ni mu gitabo yise ngo imyaka 50 mu itorero ry'i Roma. Yaravuze rero ati, if the American people could learn what I know of the fierce hatred. Yaravuze ati abaturage ba Amerika baramutse bizi ibyo nzi neza by'urwango rukomeye abapadiri ba Kiliziya Gatolika y'i Roma bafitiye ibigo byacu, ndetse n'iki kindi yavuze. Yaravuze ati n'urwango bafitiye amashuri yacu, muribuka yangwe icyo ishaka. Arakomeza ngo hamwe n'urwango bafitiye uburenganzira bwacu buboneye ndetse n'umudendezo wacu dukunda, abanyamerika bahita babirukana bitarenze ejo, bakabakura hagati muri twe cyangwa se bakabarasa nk'abagambanyi. Amagambo y'umutuku arakomeza ngo nzi yuko abajesuite batajya bibagirwa kandi ntibajya bacogora ngo bave ku izima. Abraham Lincoln ibintu yari abizi. Niyo mpamvu uyu mugabo baje kumurasa nyuma. Ni ukubera ko yari abazi ndetse akaba atarumvikanaga nabo, kuko nibo bari baratangije intambara y'abaturage muri Amerika. Noneho nimurebe hano. Baravuze ngo Trump ari gushyira abayobozi benshi b'abagatulika mu buyobozi bwe. Mbese muzi impamvu? Ni uko ari guhabwa amabwiriza n'abateguye projet 2025 ndetse n'umuryango Heritage Foundation. Ibyo ni ibikorwa by'abajesuite b'i Roma. Noneho nimurebe hano. Ellen White yaranditse ngo amahame ya Kiliziya Gatolika azarindwa kandi arengerwe na leta. This national apostasy, ubu buhakanyi bw'ishyanga buzakurikirwa no kurimbuka kwaryo kwihuse cyane. Mbese ngo ibyo nibibaho kurimbuka kuzatinda? Oya, haranditse ngo ibyo nibisohora kurimbuka kuzahita kuza byihuse cyane. Rero ubwo muzabona amahame ya Kiliziya Gatolika ari kwimakazwa muri politiki y'Abanyamerika, ari cyo kimenyetso cy'uko itegeko ry'icyumweru riri bugufi, ari byo bizazana n'ubuhakanyi, bizakurikirwa no kurimbuka kwihuse. Kandi ni ukuhe? Ni ibyago birindwi by'imperuka. Dukomeze tuve hano. Ugarutse hano kandi ufite ikindi gitabo gishya. Ngo agarutse afite iki? Igitabo gishya. Ni umwe mu bateguye projet ya 25. Mukomeze mwumve. Ugarutse ufite igitabo gishya, kandi ni kimwe mu bigize gahunda yanyu. Wagombaga kugishyira hanze mu kwezi kwa 9, ariko ntiwabikora. Mbese n'umwanzuro wafashe wo gusubika ishyirwa hanze ryacyo byatewe n'iki? 100% my decision, and that was. Yego ari umwanzuro wanjye 100%. Icyo gitabo yagisohoye nyuma y'amatora. Kwari ukurushaho gusobanura iby'iyi gahunda yabo, ariko abanza gutegereza yuko amatora arangira. Ndibaza ngo nukubera iki? Nimukomeze mukurikire. Twatekereje ko kubikora gutya ibyo byiza kugira ngo dufashe abanyamategeko babungabunga amahame kuba bari mu mwanya mwiza wo gutorwa. Twatinze rero gusohora iki gitabo, dutegereza yuko amatora yose arangira. Ntiwatekerezaga yuko cyabangamira Perezida Donald Trump cyangwa se abandi bashyiraho amategeko b'abakonservative kuba batatorwa, cyane cyane urebye ko batisunga Imana badashaka projet ya 25? No, and I understand the question, which is very fair. Oya, nubwo ikibazo cyawe nacyumvise, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Nusoma iki gitabo n'ubundi uzasanga ari ya gahunda twateguye. Aha ni haba bungabunga amahame
giherekeje uko byagenda kose. Kuko rero gikubiyemo gahunda yacu nyinshi isobanura ibya projet ya 25, twahisemo gusohora icyo gitabo kindi nyuma y'uko amatora arangiye. What is in the book? Mbese kiri muri icyo gitabo ni iki? Ni kino gitabo bise ngo umucyo mushya ugiye kumurika, tugiye guhindura byose Washington, ducungura Amerika. Muzo wanditse amagambo abanza ya kino gitabo ni Vice Perezida watowe witwa J.D. Vance. N'uyu mugabo mureba hano. Ni mureba amagambo yo muri kino gitabo ari ibumoso bwanyu. Aravuga ngo intambara y'umwuka ngo niyo bagiye kurwana irabasaba ko bazaba bafite ubwirinzi bw'ibyamwuka. Yavuze ko kwisunga Imana kandi Imana yabo si ya Bibiliya bizaba byiganje mu buyobozi bwabo, ndetse banavuzemo iby'icyiza rusange. Iyo mu Gatolika nk'uyu ukomeye yavuze iby'icyiza rusange kandi bakavuga ko bazumvira Kiliziya Gatolika y'i Roma, mugomba kumva icyo ari cyo. Hano Papa yaratangaje ngo inyigisho rusange z'Ubugatolika zirakenewe cyane mu gukemura ibibazo by'isi. Niko Papa Francis yatangaje, kandi bavuze yuko itegeko ry'icyumweru rizaza gukemura ibibazo by'isi. Nimurebe hano. Nshyigikiye kugarura amasengesho mu mashuri, kandi nshyigikiye yuko n'iyobokamana rigaruka mu bigo bya leta. Ibyo twagiye tubishyiramo imbaraga, ariko ubu tugiye kubihata. Tuyaduhagarariye hano. Ntabwo mvuga ko ntubaho uyu mugabo, kuko ashobora no kubikora mu bujiji, ariko n'abandi bari kumugira inama ni abajesuite bo muri projet ya 25. Kandi intambara ikomeye tubwira yuko abajesuite ari bo bajyanama b'abaperezida bo mu isi. Bibiliya ivuga yuko Imana izi inyenyeri mu mazina yazo, mbese ubwo twe ntituzi, iratuzi cyane kandi iratuzirikana izanaturinda. Dusoreze muri Yesaya igice cya 43. Imana izi inyenyeri zose mu mazina yazo, none twe ntituzi, iratuzi cyane. Yesaya igice cya 43 umurongo wa 1 haravuga ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, akakubumba wowe Isiraheli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Mbese ibyo si byiza? Dufite umucunguzi wacu bwite kandi yaduhamagaye buri wese mu izina rye. Mureke dusenge. Data uri mu ijuru, tugushimiye kubw'iki cyigisho utwigishije muri uyu mwanya. Utweretse byinshi mu ijambo ryawe. Uduhe gukomeza gukura mu byamwuka kandi dukomeze kugusanga. Uduhe gukomeza kuba bizerwa no kukunambaho muri no minsi y'imperuka, dushyire mu bikorwa ibyo twize kugira ngo tuzabashe kurokoka. Tugushimiye kubw'amagambo yawe y'isezerano tubonye muri Yesaya igice cya 43. Mu biganza byawe niho dushyize ubugingo bwacu, kandi uhire buri wese wadukurikiranaga, yaba wari uri hano cyangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, ukomeze kuduha ubuntu n'imbabazi byawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.